Murakaza neza kuri MD Empire TV, uyu munsi turabagezaho amakuru mashya y'ingenzi kuri YouTube. Ibintu bishya bitanu cyangwa update nshya YouTube igiye gushyira hanze mu minsi mike. Izi updates zizahindura uburyo dukoresha video, uburyo tubona abareba video ndetse n'uburyo tubyaza umusaruro ibyo dukora ku ma YouTube channel yacu. Noneho rero reka tugende dukurikirane kimwe ku kindi, ntucikwe n'iyi video. Ngiye kubabwira amakuru mashya YouTube yashyize hanze kandi azafasha twebwe aba YouTubers creators cyane n'abandi bakizamuka n'abashya mbese. Twagiye rero update ya mbere iravuga ngo new analytics for short. Ni ukuvuga ngo YouTube izanye analytics nshya zigaragaza uburyo short zawe zikura. Uzabona neza aho abantu bareba short zawe baturuka. Twavuga nka home page, subscription na search. Ni ngo uzabona igihe abantu benshi bamara ku ma video yawe bareba kubera ubuto bwa video zawe, kugira ngo wongere amasaha nk'ibyo twita watch time. Ndetse bizafasha aba creators bato cyangwa banini kuzamura YouTube channel zabo kugira ngo buri wese agere kure nk'ibisanzwe. Wowe upfa kuba ukora ibintu bizima ufite ukora amavideo byose rero bizafasha. Niba uri umuhanzi cyangwa uri umu YouTube creators ukora ibintu bya tutorials, uzamenya neza igihe cyo gushyira video kugira ngo igere ku bantu benshi cyane. Ibyo bizagufasha kandi bizagera neza cyane neza kandi uzahora utera imbere. Tugeze rero kuri uburyo bwa kabiri aribyo update 2. Update ya kabiri ni community post ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uzagira amahirwe yo kuganira n'abantu bawe, abantu bagukurikira. Mbere community posts zabonekaga ku macano zifite subscribers runaka, ariko YouTube igiye kuzigira ibya buri muntu wese, ndetse n'abatangiye channel nshya bazakoresha. Kuvuga ngo umuntu ashaka kuzajya agupostingira nawe ukamupostingira, ni ibintu byoroshye bizagenda bikoreka. Icyo bivuze ngo icyo bivuze aha ngaha ni ngo uzabasha gukora polls, amafoto ndetse polls murabizi ukuntu zikorwa. Ni nk'uko urabona, ni ukuganiriza abantu, kugumana engagement yawe, ukaganiriza abantu kuri channel. Niba nk'iyi channel yanjye ufite abantu ukajya kuri create post, ukaza ukandikamo igitekerezo cyawe kugira ngo ugumanye ya engagement yawe. Ujya kuri post ukaza ukandikaho what's your mind, ibyo ushaka kugeza ku bantu bawe ukabyandikaho. Ngo nk'ubu ngiye nshobora kwandika ngo ni gute ubonye iyi video. Ni ukuvuga ngo ndashaka kugira ngo nkomeze nganire n'abantu banjye kugira ngo ibintu byose babibone neza kandi nta kibazo bafite. Ni ukuvuga ngo nzahita bipostinga, cyangwa niba nshaka kongeramo image nshyireho, niba nshaka kongeraho image poll nshyireho, niba nshaka kubaza ibibazo mbishyireho. Ndagize ubundi nkora icyo bita post. Ni ukuvuga ngo bizagufasha kugumana engagement igihe ushyizeho video zawe kandi ukuri cyane ku rubuga rwawe rwa YouTube. Tugeze rero kuri update ya gatatu, twihuta. Update ya gatatu ni iravuga ngo monetization updates. YouTube irimo kuvugurura uburyo bwo kwinjira muri YouTube Partner Group. Nagiye mbibabwira. Ni ukuvuga ngo abareba ibiganiro byanjye murabizi ko nasobanura ikintu cya YouTube Partner Program ari ituma ushobora guhembwa na YouTube. Ni ukuvuga ngo kuri bamwe badakurikira video zanjye nzamusigara, ngiye narabisobanuye neza. Ni ukuvuga ngo kuri bamwe izagabanya minimum requirements cyangwa ibyo babasabaga nk'uko yigeze kubikora ku mashoti. Ni ngo hari ibyo bizoroha kugira ngo ugere kuba waba umu YouTube partner utangire guhembwa. Hari n'uburyo bushya bwo guhabwa amafaranga aturutse kuri super thanks no ku membership byoroshye. Kuvuga ngo uko kuri ikintu umuntu impano, ibyo nabyo bizatugeraho. Tugiye gutangira kubona umuntu yakunze ibintu byakaguha impano, uzajya winjiza amafaranga avuye kuri super thanks cyangwa membership byoroshye. Ni ngo abantu benshi bazabasha kwinjiza mu buryo bazahabwa n'amafaranga na YouTube, batangire bishime, batangire wakoze gukora ntuhembwe, warakoze wariyushye ko ntubona amafaranga. Iki gihe uzatangira gukora ku mafaranga. Tugeze rero kuri update ya kane. Update ya kane rero iravuga ngo improved copyright detection. Aha ngaha tuhitondere ko niho dukunda kugwa mu nkatwe aba YouTube creators. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni ukuvuga ngo
aha ngaha bivuze ngo YouTube izanye system nshya yo gufata video ziba zifite copyright issues, noneho izajya ihita iguha warning, ihita ikubwira ati iyi video yawe ifitemo copyright. Murabizi ko hano hari igihe dukora ibyo tuza za thumbnail zacu ariko tugashyiramo ibintu bishobora kuba byaduhesha copyright, iki gihe rero YouTube igahita iduhana. Ariko twe iki gihe aha ngaho bazajya bahita bakubwira mbere y'uko iyo video uyi-uploadinga cyangwa uyishyira ku rubuga rwawe rwa YouTube channel yawe. Ni ukuvuga ngo bizagufasha kumenya ngo iyi video niba ngiye kueditinga video, ese iyi video nditinze ntabwo izanteza ikibazo, bakampa warning bakambwira ngo bazajya bampa warning mbwira ati oya iyi video harimo amakosa, harimo ibihangano by'abandi, reka mbiveho njye ku bihangano byanjye. Noneho njye bizamfasha kueditinga neza, nimara kueditinga ibintu nshyiramo ibintu byanjye by'ubwenge, noneho kugira ngo nirinde ya copyright izaza nyuma. Ni ukuvuga ngo bizagabanya n'ama-strike. Murabizi ko muri iki gihe iyo ukoze ikintu baguha strike, iyo baguhaye strike channel yawe iragenda cyangwa video zawe zikavaho. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe rwose bizafasha aba-creators gukora content zizewe kandi zitanga n'ubutumwa ku bantu bose, ku buryo ibintu byawe bizaba bifunze nta muntu ugomba kubifungura, ari wowe wenyine ugomba kubigenderamo. Tugeze rero kuri update ya nyuma, niyo update ya nyuma. Update ya nyuma iravuga ngo better search discovery. Ni ukuvuga ngo hano YouTube icyo bishatse kuvuga, YouTube izajya ikwereka video zijyanye n'ibyo ushaka mu buryo burushijeho kuba personalized. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gusacinga muri search, uko wenda nabona aba subscribers, uko nakweditinga video, YouTube izahita ikuzanira amavideo yose. Ubwo ngo amavideo yawe yose wakoraga yose izajya iyajyana ahantu. Nkatwe niba dukora video z'ama-tutorials, umuntu agiye gushaka uburyo yakura kuri YouTube, iki gihe YouTube izajya ikorekomandinga amavideo iyagira. Ni ukuvuga ngo aha ngaha icyo bishatse kuvuga, YouTube izajya ikwereka video zijyanye n'ibyo ushaka mu buryo burushijeho kuba personalized. Nk'urugero, niba ushaka tutorials, abantu bashaka how to edit, how to grow on YouTube, how to make a banner, how to use CapCut, iki gihe rwose bizaba byoroshye, uzajya ubyandikamo uhita ubibona mu buryo bworoshye, kandi bazabona video zawe vuba kurusha mbere. Nk'uko dukora ugasanga wenda YouTube ntabwo ari kwerekana video, iki gihe rero nubishyiraho bazabona video zawe mu buryo bwihuse, uzatangira kubona aba subscribers, uzatangira kubona abantu channel yawe izamuka mu buryo bwihuse. Kubera iki? Kubera ko ubundi YouTube yafashe amavideo yawe ikaba yarekomandinga ku bandi. Kandi ikindi, algorithm irimo guhinduka kugira ngo small channel nazo zigaragare. Ubwo ngo algorithm igiye kwibanda ku ma-channel akiri matoya, nayo ayazamure kugira ngo igere kuri byinshi byose. Ni ukuvuga ngo izi ni updates eshanu zikomeye YouTube igiye kuzana muri kano kanya ndi kubabwira, igiye kuzana ku buryo uzatangira kubona impinduka ku murongo wawe. Wowe ubibona gute? Ese urabona muri izi update eshanu ari he update igiye kugufasha? Ndagira ngo unyandikire muri comment umbwire update igiye kugufasha. Kandi ikindi, ntibuke gukanda kuri subscribe kuri MD Empire TV, kandi ureke dufatanye gukomeza kuzamura umuryango, gukomeza kuzamura ibintu byacu. Ibintu ni ibintu dushaka kugira ngo abantu bose bamenye, batangire nabo batangire bakorere amafaranga, batangire bakore kuri YouTube, batangire bamenye YouTube icyo ari cyo, kuko abantu benshi barayisuzugura. Kandi YouTube hari igihe kuyifungura ubu n'ubuntu, ariko hari igihe bizaba biri amafaranga. Rero rwose mukunzi wa MD Empire TV, mukunzi wacu, turagusaba inkunga yawe rwose, ngo ujye uduha like, irahagije like, no kuba washaringa izi video kugira ngo zigere ku bantu nabo bafite ama YouTube channel kizamuka, nabo bazagere ku ntego zabo bihaye neza. Ni ukuvuga ngo rero wowe unyandikire muri comment umbwira ngo update wenda runaka ngo tuvuze eshanu, izamfasha cyane n'iyi ngiyi, itazamfasha n'iyi ngiyi, kugira ngo dukomeze tuzamukane, kugira ngo dukomeze tubone byiza. YouTube izajya ikwereka video zose uko ubibona, kandi nawe andika witonde, script yawe uyikore neza. Icyo gihe nukora ibintu YouTube izabona ko ibintu byawe biri mu buryo. Rero mwakoze abakurikiye MD Empire TV, murafashibera umunsi ku wundi, kuko muri abantu b'abagabo, muri abantu b'ingenzi kuri iyi channel, nimwe mwatumye tugera aha ngaha. Rero turabashimira cyane tubikuye ku mutima. Rero gahunda ni yayindi, ntimwibagirwe gukanda subscribe, ntimwibagirwe gukanda like, ntimwibagirwe kujya muri comment ngo mwandikemo ibibazo amavideo tuzatubakorera. Ntimwibagirwe no gusharinga izi video kugira ngo zigere ku bandi, kugira ngo twese tuzamukanire rimwe kandi dukore ibyiza
bibabereye. Murakoze rero, dukurikire video y'ubutaha. Ciao ciao, turabakunda cyane.